mwiriwe neza, mwaramutse neza, abandi muraho, nk'uko indamutso zacu ziri. Inuma y'i Burundi yatumye kwirwanda iti nyamara ntuguha. Mwarakoze cyane mwebwe mudahema gukurikira ibyo tubategurira. Icyo twabitura rero ni ukubashakira inkuru zibungura ubumenyi mu bintu bitandukanye. Burya ngo iyo umuntu ahaze nibwo atekereza. Naje kwibaza ikibazo ni ese agasanduku k'umukara akazwi nka black box kari mu ndege Falcon 9 yari itwaye wari perezida w'u Rwanda General Habyarimana Juvenal karengeye he? Mu cyegeranyo cyacu cy'uyu munsi turarebaho icyo raporo zitandukanye zagaragaje ku ibura ry'ako gasanduku kamaze imyaka igera kuri 32 yose karabura ibirengero. Komeza ubane natwe cyane ko wumva ari Claudius, channel yo ni New Docs TV. Uwahoze ari umujyanama wa perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yavuze ko ihanurwa ry'indege yari itwaye wari perezida w'u Rwanda General Major Juvenal Habyarimana byabayemo urujijo uburyo agasanduku k'umukara kabika amakuru y'indege karigishijwe. Ibi akaba yarabigarutseho kwa 22 Nyakanga mu mwaka 2022 ubwo yagiranaga ibiganiro n'abibumbiye mu ihuriro ry'urubyiruko mu karere ka Gisagara ku nsanganyamatsiko yagiraga iti turushaho kumenya amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu n'uruhare rwacu, urugendo rurakomeje. General James Kabarebe yakomeje avuga ko indege ya Habyarimana ikimara kuraswa ikaguye mu rugo nta muntu n'umwe wemerewe kuhagera kuko abasirikare bamurindaga bahise bahagota. Ati nta muntu wemerewe kuhagera n'ingabo za Mintwari bazibujije kuhagera ndetse n'iz'Ababiligi bazibujije kuhagera. Iz'Abafaransa nizo zahageze zonyine. Ibyari mu ndege byose babikuramo n'aka gasanduku k'umukara black box, aho umupilote avuga ibyamubayeho mu ndege nako barakarigisa baragatwara. Ku mugoroba w'itariki ya 6 Mata umwaka 1994 ahagana saa 2:30 Perezida Habyarimana Juvenal wari kumwe n'abantu 11 bavanye mu rugendo i Dar es Salaam ho muri Tanzania bahuye n'isanganya ikomeye ubwo indege yari batwaye yaraswagaho ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa misile. Mu guhanuka igwa mu busitani bw'urugo rwe i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege. Maze muri abo bose uko ari 11 ntihagize urokoka ntihaboneka n'uwo kubara inkuru. Igitera urujijo kurushaho ni uburyo ibimenyetso byose byashoboraga gutuma haboneka umucyo kuri iryo hanurwa ry'indege byagiye biburirwa irengero mu buryo budasobanutse. By'umwihariko agasanduku k'umukara black box cyangwa boîte noire kaziho kubika amakuru y'ingenzi y'ibibera mu ndege. Agasanduku k'umukara gashyirwa mu ndege hagamijwe gufata amakuru yose y'urugendo rwayo, bityo kakorohereza abakora iperereza ku mpanuka cyangwa ikindi kintu cyabaye mu gihe cyose cy'urugendo rwayo. Aka gasanduku kabasha kubika umuvuduko w'indege, ubutumburuka indege yari iriho, umuriro wa moteri n'amajwi y'ibiganiro by'umupilote, icyavugirwaho cyose aho batwarira indege, ibyabaye byose mu kuguruka kw'indege n'ikindi cyose cyakorewemo. Urujijo rwa mbere ku gasanduku k'umukara mu ndege ya Habyarimana rwatangijwe na Kapiteni Paul Barril, uwo umujandarume w'Umufaransa wayoboye umutwe wihariye ubarizwa muri gendarmerie izwi nka Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, mu magambo ahinnye akaba ari GIGN. Uyu tariki 28 Kamena umwaka 1994 yahamagaje abanyamakuru i Paris ho mu Bufaransa abereka ibintu yavugaga ko ari agasanduku k'umukara bakuye ahaguye indege ya Habyarimana. Byari byoroshye kumwizera kuko ari we wari umaze iminsi ahawugiraka n'umugore wa Habyarimana ngo amukorere iperereza ku wahanuye indege yari itwaye umugabo we. Naho menye irengero ry'agasanduku k'umukara Barril yerekanye
Gusa mu gitabo Cover Up, umwanditsi Damien Camford yavuze ko ibyo Barry yeretse abanyamakuru atari agasanduku k'umukara ka Falcon 15, ngo ibinyamakuru byemeye ubuhumyi ibyo yababwiye. Noneho reka twirebere iby'agasanduku ka Falcon 15 muri Loni. Tariki 10 Werurwe umwaka wa 2004 haje ikindi gihuha cy'uwitwa Rogers Lambo, ngo wahoze ari umusirikare wa Loni wari ushinzwe iby'ingendo z'indege ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Uyu Lambo yavuze ko agasanduku koherejwe i New York mu cyicaro cya Loni mu mwaka wa 1994 ubwo indege yari imaze guhanurwa. Iyi nkuru yaciye igikuba muri Loni. Kofi Annan wayiyoboraga avuga ko ari ubwa mbere yumvise ayo makuru kandi ko nta kuri kurimo. Nyuma y'iminsi ibiri, Le Monde yatanze amakuru yiyongera ku nkuru ya mbere ivuga ko ako gasanduku kamaze kugaragara koherejwe i Nairobi kakahava koherezwa i New York mu ivarisi y'abadiplomate. Le Monde yavuze ko ako gasanduku koherejwe katarangirika, gafite nimero zikaranga n'ibimenyetso by'uruganda rwagakoze, ngo koherejwe ku mabwiriza y'uwari ushinzwe iby'ingendo z'indege ku cyicaro gikuru cya Loni. Loni yahise itangira iperereza ryihuse, iza gusanga hari akabati kabitsemo agasanduku k'umukara kanditseho ko ari aka Falcon 15 yari itwaye Habyarimana. Ibi byasabye imbaraga ngo Loni isobanura uburyo ako gasanduku kageze mu kabati kayo. Iza kuvuga ko ubwo koherezwaga i New York abari babishinzwe banzuye ko atari ak'indege ya Habyarimana kuko kari kameze neza bitandukanye n'akarashweho ibisasu, ngo niyo mpamvu bagahishe mu kabati bakagafungirana kuko bumvaga nta kamaro kagifite. Isesengura ryarakomeje. Loni itegeka ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri ako gasanduku bakamenya ibirimo imbere. Igitabo cya Damien Camford kivuga ko ikiraka cyo gucukumbura ibirimo imbere cyahawe ikigo cyo muri Amerika cyitwa National Transportation Safety Board NTSB. Iperereza ryatangiye tariki ya 16 Werurwe w'umwaka wa 2004. Ibyavuyemo bishyirwa ku rubuga rwa Loni tariki ya 7 Kamena uwo mwaka. Ibyo bikaba byaragaragaje ko amajwi basanze kuri ako kuma ari ay'abantu bavugaga Igifaransa, ariko ko bavugiraga ku butaka batari bari mu ndege. Banzuye ko ayo majwi atafatiwe mu ndege iri mu kirere, bityo ko ako gasanduku atari ako mu ndege ya Habyarimana. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo Patrick Dossa muri Mata mu mwaka wa 2009 mu nyandiko yanyujije muri Le Monde yavuze ko umwe mu bayobozi ba Air France waganiriye n'umucamanza Jean-Louis Bruguiere yavuze ko agasanduku k'indege basanze muri Loni katoraguwe i Kigali ari ak'indege ya Air France Concorde 209 yari ifite ibiyiranga FBFC A. Ntabwo havuga uwataka ku gasanduku i Kigali. Muri iryo perereza, sosiyete ikora indege yo mu Bufaransa Dassault yemeje ko indege ya Habyarimana yahanutse agasanduku k'umukara kayo kari gaherereye imbere aho abapilote bicara. Dassault yatangaje ko indege ya Habyarimana ikorwa bwa mbere mu mwaka wa 1980 yagurishijwe ku munyamerika ifite agasanduku k'umukara. Iyo ndege yakorewe mu Bufaransa yuzuye ijyanwa mu kigo cya Dassault giherereye Arkansas ho muri Amerika gukorerwa imirimo ya nyuma, ari naho bashyiriyemo agasanduku k'umukara. Ese raporo ya Ducre ibivugaho iki? Iperereza ryerekanye ko ako gasanduku k'umukara kari mu ndege ya Habyarimana katigeze gahindurwa na rimwe. Iyo ndege mbere yo kujya mu maboko ya Habyarimana yanyuze mu maboko y'abandi bantu, ariko ngo nta na rimwe agasanduku kigeze gahindurwa. François Munyarugamba wamaze imyaka 35 ari umutekinisiye mu by'indege ku kibuga cy'indege cya Kanombe, nawe mu gitabo cya Damien avuga ko bitari gushoboka ko indege yemererwa gutwara perezida itagira agasanduku k'umukara. Ati
icyemezo cy'ubuziranenge ni ikintu cy'ingenzi ku ndege z'abakuru b'ibihugu, kandi icyo cyemezo ntiwagihabwa iyo agasanduku k'umukara katarimo. Ikindi nicyo kintu cya mbere kirebwaho iyo bari gusuzuma iyo ndege. Tubanza kureba neza ibijyanye n'agasanduku k'umukara, tukabona kujya gukora iby'imikorere y'indege. Ubusanzwe indege zimwe na zimwe zigira agasanduku k'umukara kamwe nka za kajugujugu, ariko Falcon 15 zitwara abaperezida ziba zifite udusanduku tubiri. Mu gihe utu dusanduku tutarimo, nta cyemezo cy'ubuziranenge yahabwa. Raporo ya Komisiyo Ducre yashyizweho na Perezida Emmanuel Macron iherutse kugaragaza ko indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa, hari umusirikare w'Umufaransa woherejwe aho yaguye ngo akore iperereza ku cyatumye ihanuka. Raporo ikaba ivuga ko kuwa 6 Mata umwaka w'1994 saa 3:30 z'ijoro, Colonel Jean-Jacques Monnier wari umujyanama w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yahawe amabwiriza aturutse i Paris yo gukora iperereza ku cyateye impanuka. Raporo ikavuga ko umusirikare wa mbere wageze aho indege yaguye nta nyandiko zigaragaza ibyo yahabonye. Mu mwaka w'1998 Ubufaransa bwashyizeho komisiyo y'abadepite yo kwiga ku ruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bahamagajwe n'abadepite harimo n'uwo musirikare wageze bwa mbere aho indege yaguye. Uwo musirikare yavuze ko yagiye aho indege ya Habyarimana yaguye agiye gushaka agasanduku k'umukara, akaza kubivamo ubwo Lieutenant Colonel Monnier yamubwiraga ko iyo ndege nta gasanduku yagiraga. Raporo ivuga ko hari abandi bantu batanze ubuhamya mu mwaka w'1998 bavuze ko nta gasanduku iyo ndege yagiraga. Raporo ya Komisiyo Ducre yerekana ko hari umwe mu basirikare bashinzwe ubutasi w'Ububiligi, ari nabo barindaga ikibuga cy'indege cya Kanombe, ngo wavuze ko yabonye ako gasanduku mu ndege yahungishije umuryango wa Habyarimana nyuma gato y'itangira rya jenoside muri Mata w'umwaka w'1994. Aha naho ntibasobanura neza aho ako gasanduku kari kagiye. Icyakora byashobora ko ako ariko Barili yeretse abanyamakuru muri Kamena umwaka w'1994. None agasanduku kagiye? Uwari uhagarariye ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, Denis Ngui, ngo yigeze kumenya amakuru y'uko ako gasanduku kaba kararigishijwe n'Ubufaransa, ajya kubaza ambasaderi wabwo. Raporo Ducre ikomeza ivuga ko Ubufaransa bwabwiye ambasaderi wabwo mu Rwanda gushwishuriza Segui bati, umusobanurire neza rwose unatangare cyane uti guverinoma y'Ubufaransa si ifite agasanduku k'umukara k'indege ya perezida yahanuwe, uti ahubwo mwabaza guverinoma y'abatabazi hakiri kare. Aho indege yaguye mu rugo rwa Habyarimana harindwaga n'abasirikare mu mutwe urinda umukuru w'igihugu, byumvikana ko ari nabo bahageze indege ikimara kugwa. Mu bandi bigaragara ko bahageze kare harimo abasirikare b'Abafaransa bari bamaze guhabwa amabwiriza yo gukora iperereza ku ihanurwa ry'iyo ndege. Muri Mata umwaka wa 2018 Guillaume Ancel wahoze ari Lieutenant Colonel mu ngabo z'Ubufaransa zagiye muri Operation Turquoise mu Rwanda yavuze ko nawe mu isesengura rye abona Ubufaransa aribwo bwatwaye agasanduku k'umukara. Yagize ati, kubera ko indege imaze kugwa bahawe itegeko, hari umwe mu basirikare ubu ni generale mu ngabo z'Ubufaransa arahita yimenya wari uhari, mu bigaragara ni nawe warigishije agasanduku k'umukara. Si ukuvuga ko bigaragara ko Abafaransa bari inyuma y'icyo gitero, ahubwo byerekana ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Ancel yavuze ko uyu musirikare yaje kugaruka aho indege yaguye amaze kuvugisha abari bamukuriye mu Bufaransa. Gusa kugeza n'ubu navuga icyo abari bamukuriye bamutumye aho iyo ndege yaguye. Ancel kandi avuga ko abaye atari Abafaransa batwaye ku gasanduku kaba kararigishijwe n'abasirikare bari bashinzwe kurinda Habyarimana. Kuboneka kw'ako gasanduku kwagombaga kugaragaza aho ibisasu byahanuye Falcon 15 byaturutse, ibyo abapiloti bavuganye mbere y'uko indege ihanurwa, urugendo yari imaze gukora ndetse n'ibindi. Mwakoze cyane, reka icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi tugisoreza aha ngaha.